yacu tuyitangiye. Andre amaze kubona ko iby'urukundo bitamuhira, yifuza kwigira mu gipadiri. Nuko igihe bamubwiye kugenda, nibwo yafashe ibyangombwa byose aragenda. Gusa nubwo yahisemo kugenda, ntiyakuze abyiyumvamo, gusa ni amahitamo yakoze nyuma yo kubura umukobwa yakundaga. Uwo mukobwa yitwaga Tina. Nyuma y'uko bimukiye mu wundi mujyi wa kure, Andre wari umukunzi we, icyo gihe yarahamagaye, fone ntiyigera icamo. Yamaze imyaka irenga 4 yose, nuko arambiwe akeka ko Tina yaba yarashatse cyangwa wenda yarapfuye. Niko kuboneza iyo mu gipadiri ahunze, igitutu yashyirwagaho n'ababyeyi be ngo nashake. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo dukomeze n'inkuru nziza nk'izi z'urukundo. Ni ku cyumweru, abantu benshi baritegura kujya gusenga. Gusa kuri uyu munsi ntibisanzwe, kuko bitegura kwakira umupadiri mushya, cyane ko iyi paruwasi nibwo yari igishingwa. Abakecuru, abasaza, ababyeyi, abasore n'inkumi bazindutse cyane, kuko byari ibyishimo ko babonye umupadiri uzajya abafasha. Ku rundi ruhande turabona abakobwa nabo baje mu misa, baragenda baganira inzira yose. Ni Tina na mugenzi we Liza. Tina ati, "Shariza, urugendo ni rurerure pe. Sine nabikubwiye ko iyo umuntu atazindutse ngo ave mu rugo saa 12 zuzuye kererwa." Liza, "Reka nawe ntugakabye pe. Uzi ko wagira ngo uri umuhereza we. Igihe cyose tuhagerera turasenga." Tina ati, "Liza we, njye simba nshaka gukererwa rwose. Mba nishakira kugerayo ngafatanya n'abandi kuvuga ishapure." Liza araseka, "Ariko Tina, kuki witwara nk'abamansera? Ubundi si iyo ujyamo ko mbona wari kubishobora." Tina, "Sha byihorere. Iyo uvuze gutyo unyibutsa byinshi cyane. Unyibutsa ko imyaka ibaye 4 yose ntandukanye n'umusore nakundaga sha. None ubu sinzi amakuru ye, sinzi naho namushakira." Liza ati, "Ego ko mana, ubwo se wabuze undi ukunda ku buryo umara imyaka yose we?" Tina ati, "Oya sha Liza, mu by'ukuri Andre yarankundaga cyane pe. Twarakuranye, turaziranye bihagije, nta mutima mubi nari kubona umusimbura, ariko rwose narabigerageje biranga pe, mbona nta wamuruta." Liza ati, "None ubwo amaherezo ni ayahe? Urumva uzasaza udashatse? Nyamara wava muri ibyo ngibyo ukishakira. Ubwo nawe yarakwibagiwe pe." Tina ati, "Andre ndamuzi ntago yankora ibyo bintu. Isezerano ryacu rega ntago yarihindura. Yarankundaga ndabyizeye." Ubwo bari bageze aho misi ibera, nuko bicara ku ntebe imwe. Basanze aribwo misi itangiye. Bakomeje gusenga. Hari abantu baturutse imihanda yose baje kureba padiri babazaniye. Hashize umwanya, misi ikomeza nk'ibisanzwe. Nuko padiri mushya yagombaga kwakirwa nyuma gato y'uko misi ihumuje. Yari umwanya utegerejwe cyane. Igihe cyari iki ngo padiri mushya yerekanwe, abantu bose bafite amatsiko yo kumubona. Niko Liza na Tina babonye batangiye kubakingiriza, batari kureba imbere neza. Bahitamo kuva aho bari maze begera imbere. Bahaye ijambo padiri mushya ngo agire icyo avuga, nuko akivuga ngo Nyagasani Yezu nabane namwe. Liza yahise yumva ati navuze mu ijwi rirenga ati, "Andre wanjye," yikubita hasi amera nk'upfuye. Ako kanya abashinzwe protokole bahise baza kumutwara bamujyana kwa muganga. Liza yakomeje kwibaza icyo mugenzi we yaba yabaye. Muri ako kanya nuko arashoberwa. Padiri mushya ni Andre, aba amaze iminsi 3 muri iyi paruwasi.
arimo kuganira n'inshuti ye Dani baba barakuranye. Ni kuri telefone. Dani ati Padiri Andre umeze neza cyane, n'ubu ntabwo ndiyumvisha ukuntu inshuti yanjye wari padiri. Andre erega nta gitangaje, buriya niwo muhamagaro wanjye, gusa numva mu minsi 3 ntangiye kubakumbura we na Brice. Dani ko dukumbuye Karesi, ahubwo mu kanya mbonye mama wajya ku muhanda. Andre yihebye. Ubu wenda ndizera ko ababyeyi banjye bishimye cyane, kuko nyuma yo gushaka ko nshaka umugore ku ngufu wenda barampa agahenge. Dani asa n'utunguwe ati Andre ntumbwire ko waje mu gipadiri uhunze igitutu cy'ababyeyi bakubwiraga gushaka nuko ugahitamo kukweperaho. Andre urabizi twarakuranye, none wigeze wumva hari igitekerezo cyo kujya mu gipadiri nari mfite? Dani ati uko numva se bitoroshye, mbona bajyamo bisaba kuba bafite umuhamagaro pe, nkayobwa impamvu twe twateretaga ariko wowe nkabona ntibigushishikaje. Andre Dani kuva nabura umukunzi wanjye umwe rukumbi Tina wanjye nkamukumbura ntazi iyo ari, byanteye ihungabana. Ntekereza ko abakobwa bose nkunda babura. Kuva yagenda agakuraho telefone nkamara igihe muhamagara ariko nkamubura, nta wundi nari numva nshaka gukunda. Dani ati ndabyumva gusa nshuti yanjye, gusa gerageza kwihangana, ubwo wageze ukibera umupadiri wenda bizashira. Hinjira umuyobozi ushinzwe ibikorwa kuri iyi paruwase, nuko ati nitwa Leonard. Padiri Andre ati yego ni karibu. Leonard ati Padi twifuzaga ko mwaduherekeza kwa muganga, hari umukristo wacu hamaze iminsi kandi yarembye mu cyumweru gishize muri bya birori byo kubakira. Nka paruwase twifuje kumusura ngo dukurikirane ubuzima bwe. Andre ati nta kibazo twajyanayo noneho tukanamusengera. Muganga yinjiye mu cyumba Tina arwariyemo, nuko ati umurwaza wa Tina ninde? Liza ati ni njyewe umurwaje. Muganga ati rero mwitegure, padiri agiye kuza kubasura, ndabona Tina atangiye kweguka rwose, ni byiza. Eliza ati nta kibazo rwose, ubu turiteguye yaza kutureba. Ako kanya Leonard na Padiri Andre binjiye aho Tina arwariye. Liza yarabakiye, nuko nk'uko intebe zabugenewe zo gusuriraho abarwayi ziteguye, Leonard yaricaye, ariko nuko Andre atambuka agana aho Tina yari aryamye. Tina yarebaga ku rundi ruhande, nuko nk'uko bisanzwe padiri akora ikimenyetso cy'umusaraba, nuko akora kuri Tina. Andre utari usanzwe uzi iby'uyu mukobwa ntiyari azi n'izina rye, nuko ati muraho. Tina yarahindukiye, nuko ati Yezu we, nta rindi jambo yavuze. Padiri Andre ati Tina ni wowe? Erega nakubonye, nubwo waciyemo imyaka ntago nakwibagirwa. Liza byose yarabyitegerezaga, gusa ntiyumvaga ibyo bavuga. Andre abuze icyo akora ati ndumva mbuze amagambo nkubwira, ese wowe uracyanyibuka? Dore nabaye padiri, nasoje ibyo twavuganye ko nta wundi nzakunda inyuma yawe pe, sinkubeshye, kongera gukunda byarananiye, kuko wagiye ugakuraho telefone, nkeka ko washatse cyangwa waba warapfuye. Birasa naho Andre amarangamutima yamufashe, yibagirwa icyo ari cyo muri ako kanya. Yongera gusubira mu bihe umutima umukomanga, intege ziba nke, hafi no kurira. Yagerageje kwikomezamo, nuko asubira mu kigo aho aba, gusa yari yarumye gihwa, ntacyo yavugaga na kimwe.
masaha y'ijoro rwose Andere yicaye muri salo abandi baryamye, we byamunaniye. Aratekereza, amarira akaza, yabuze epfo yabuze ruguru. Arimo gutekereza uko yongeye kubona Tina, umukobwa yakunze, umukobwa wari amarangamutima ye yose. Ijoro ryarenze ritandukanye na gatoya agatotsi. Mu kumva atameze neza, yahisemo kumenyesha padiri mukuru ko atameze neza, ko misa atari buyisome, nuko bohereza yundi. Tina amaze gutora akabaraga nyuma y'iminsi myinshi yibera mu bitaro. Araganira na Liza mu busitani bwaho kwa muganga. Liza ati, ariko Tina, ndishimye ko noneho ubu wakize. Ubu banadusezerera tugataha. Tina yihebye. Liza, ndimo gutekereza ko nituva aha nzashaka ahantu kure nigira nkava inaha pe, kuko bisa naho nta mahoro nahagirira. Liza wari uyoboye iby'uwo mukobwa avuze ati, oya se kandi Tina, ntukifuze kudusiga. Urabura gushima Imana ko ukize iyi ndwara yanatumye ujya muri koma. Tina ati, n'ubundi koma nayigumamo mpagumye, kuko igituma ndwara kiri hafi yanjye. Liza mu kuyoberwa iby'uwo mukobwa avuze yikanze cyane ati, birasa naho hari ikintu gikomeye urimo kumpisha rwose, kandi ndi inshuti yawe, ariko umuti nawubonye. Nurwara nzasaba padiri agaruke kugusengera, kubera ko nabonye afite impano pe. Uzi ko yagusengeye nkabona uhisukira. Tina ati, ariko Liza, reka nkubaze, uramutse ufite diyama mu ntoki zawe, hanyuma iyo diyama ikaza kubura, nyuma y'igihe ukongera kuyibona wakora iki? Liza wari uyoboye ibyo bamubwiye nuko ati, ibyo byoroshye, iyo diyama nahita nyifata nkayigundira cyane, sinakongera kuyishyira kure y'aho ndi ngo ntazongera kuyibura. Tina ati, ariko ntabwo nsobanukiwe neza, none diyama irahurira hehe n'ibyo turimo kuganira? Tina ati, harya uriya mupadiri yitwa nde? Liza ati, ni padiri Andre, gabanya kunkinisha pe. Tina ati, none se umunsi tuzana mu misa waba wibuka umusore nakubwiye twakundanye nyuma tugatandukana kubera kuburana? Liza aratekereza neza nuko ati, uzi ko wambwiye ko yitwa Andre, disi yitiranwaga na padiri wacu. Tina ati, oya sha, ahubwo se waba uzi ko Andre nabuze ari we wibereye padiri? Liza atekereza neza. Ntumbwire ko ujya munsi turi mu misa bamutweretse ukikubita hasi uvuga ngo Andre, uzi ko noneho mbitekereje nabihuza nkumva nibyo, mana yanjye. Niyo mpamvu yaje kukureba akagenda mbona yijimye mu maso nkaho yababaye? Tina ati, none Liza, nyuma y'uko umusore nakunze nkamubura yibereye padiri koko, ubu urumva nakongera kujya mu misa aho nzajya njya guhazwa nkamubona? Liza ati, biragoye bambi. Nyuma y'uko Andre abaye padiri, yagombaga gusubira mu rugo iwabo kubasura nk'uko byagombaga kugenda iyo umuntu yabaga amaze kwiha Imana. Arimo araganira na mama we. Mama wa Andre ati, erega mwana wanjye, ni byiza ko wabaye padiri rwose, gusa urabizi ko tw'ababyeyi bawe twifuzaga ko waba umubyeyi ugashaka umugore ukagura umuryango. Andre n'agahinda ati, mubyeyi mbabarire cyane, ubu nanjye singisinzira, nari nzi ko iyo nzira ariyo ngomba kuyoboka nyuma yo kubura Tina wanjye, ariko noneho ubanza ari ikigeragezo nabonye. Mama wa Andre ati, ndakumva mwana wanjye, gusa nyine ubwo wabihise muzabishobora. Andre ati, ese mubyeyi, uzi ko nongeye kubona Tina, noneho nkamubona aho nsigaye nkorera? Gusa disi nawe yari akintekereza, uzi ko atigeze ashaka nk'uko nabitekerezaga. Mama wa Andre, yo, Tina umukazana wanjye waramubonye?
nanjye umva ngo ndavugishwa. Umukazana wanjye se ndacyamubonye ko wibereye padiri se? Ewe Andre yumva amagambo ya mama we akongera kuzura igikomere aba afite. Ku rundi ruhande, Tina aba arimo kwitegura urugendo, ashaka kwigira mu kindi gihugu, ndetse n'ababyeyi be baba bibaza igituma abatunguje iby'urugendo kandi abataramera neza, abakirwaye urabona ko bigaragara. Ese mama iby'uru rukundo bizashoboka? Andre azareka umukobwa yakunze cyangwa azava mu gipadiri? Reka mbararikire kuzakurikira igice cya 2. Kora subscribe kugira ngo uzabashe gukurikirana n'izindi nkuru. Murakoze cyane.